zabaye urumva ntucira ntacyo come on like oh where no this is the place come on like right here urabizi tumara igihe kinini gishoboka right wabyibuka and you bring everything to me right ndashaka kugira ikintu kimwe right are you ready of course bro Damn. are you ready to hear me you ready because you being my girl you have been my girl for the whole time you know that right come on you ready to be mine come close to me you ready to be my girl Yeah, it's not necessary. will you marry me Say yes. will you marry me what did we talk about what are we talking about Damn. will you marry me girl Seriously? you be my girl for a whole more than a year bro more than a year bro you need to say yes please girl you can't do that to me you can't no Maya, you my girl, right? For real? You can't be that serious, girl. Please. You can't be serious in these old people, man. Don't be like that. Don't be like that. You can't do that to me. You can't do that to me. No. You take this. Do this for me. Do this for me, girl. Do this for me. How could you do this? How could you do this? How could you do this, girl?
Ikintu cya mbere kibabaje muri iyi video nuko abantu batakishyira mu mwanya w'abandi. Ibi bintu ibaze bibaye ku muvandimwe wawe cyangwa se ku mwana wawe, ntabwo wabipostinga, ntabwo wabyamamaza, ntabwo wabipostinga ngo ushyireho caption wasetse watembagaye, washyize caption asesereza. Ntabwo wajyaho ngo ukamere, ahubwo watera iya mbere ukagenda ukafata umuntu wawe mu mugongo. Imagine kuba umuntu umwe mu bantu bangana kuriya, namaze umwanya munini hasi, ariko ibaze kugira ngo umuntu wariye umuntu aza guhagurutsa. Abantu barafata amatelefone bagakamera ngo baze kubyuzuza igihugu mu cyimbo cyo gufata ngo ubwo bajye guterura umuntu bamuvane mu gisebo. Abantu barahindutse babaye utunyamaswa, abantu bakeneye guhinduka. Ni amahire ko ibi ntabwo byari ibya nyabyo, nabikoze kugira ngo byibuza mbonaho mera mvuga ibingibi ndi kuvuga, kandi koko nasanze ariko bimeze. So ikintu utakorerwa, ikintu utifuza ko wakorerwa, ntabwo wakwiye kugikorera uwundi, ntabwo wakwiye kugikorera uwundi. Ahangaha ni ahantu hahera wumva ngo abantu ngo biyahuye, depresiyo zikarenga abantu ugasanga umuntu akiva mu nzu. Ubu umuntu yaba yasabye byasakaye igihugu cyose akongera gutambuka mu nzira. Hari abantu bagira imitima yoroshye. So abumva bumve, ntabwo iyo umuntu agize ibyago, ntabwo iyo umuntu ababaye, ntabwo iyo umuntu agize ibibazo wowe uza ngo ubyishimiremo, uza ngo bikamere ngo bisakaze. Ikindi rero dusorezaho, abasore mukwiye kujya muganiriza abakobwa mugiye kurushingana. Ibi ngibi nubwo bitari bya nyabyo ariko bibaho, ntabwo buri gihe abakobwa bavuga yes. Uba ugomba kuganiriza umukobwa ukamenya ngo uyu mukobwa ibintu bimurimo, cyangwa se ntabwo abantu bose bakundana kugira ngo bazabane.
hari igihe umuhungu avuga ati ndashaka guprofita uyu mukobwa ni mwiza, yego bimeze gutya na gutya, ngo amaso amureba ni menshi, ariko nyamara ugasanga ibintu muraprofita wirukankira byo ntabwo bishaka kwirukankaho. Hashobora no kukwemera ariko bigeze mu rugo byawe bindi. So basore, ku bintu byerekeranye no guhitamo abantu tuzabana nabo mu buryo tubigendamo gakeya, uramutse umuganirije wakumva ko ibyo bintu bitamufasheho, ukareba ibindi bigukwiriye. So reka duhinire ahangaha rero iby'uyu munsi, mukore subscribe kugira ngo mujye mubona izindi video uko zisohotse. Ciao.